Inkuru ishimishije ku bakunzi ba gospel nuko uwitwa Vestina na Dorcas itsinda ryabo ryongeye kuba ryagaruka muri gospel. Ni nyuma y'ibibazo byinshi byagiye byibazwa n'abakunzi babo, aho bamwe bagiye baca inbox ku makuru yose twagendaga tubaha, bakatubwira bati tugende tubamenyere nimba uwitwa Vestina azagaruka muri gospel cyangwa Dorcas ari we wenyine uzakomeza kuba yaririmba muri gospel. Aho batubwiraga batubaza bati tuzagende badusaba ko twagenda tukabamenyera ese uwitwa Vestina abaye hate nyuma yo kuba yashaka. Nibazo byinshi rero byagiye byibazwa n'abakunzi babo nimba aba bombi bazagaruka kuramya ndetse no kuba bahimbaza Imana. Ni byinshi byagiye bitambuka, aho batangiye kuvuga yuko hari irindi tsinda rigiye kuza ry'uwitwa Alicia na Germaine, abakaba aribo bagiye gusimbura uwitwa Vestina ndetse na Dorcas. Aho abangaba Alicia na Germaine twabamenye bwa mbere ubwo bari kwa Yago, bari kunyura kuri YouTube channel ya Yago. Anjango Yago nta muntu utazi Yago. Yes, rero ni byinshi byagiye bivugwa, aho bamwe bavugaga bati birarangiye, ntago Vestina na Dorcas bazongera kuba bakora umuziki ngo bibe byakunda. Ariko nkuko mubireba muri ayo mashusho nagiye nkomeza kuba nabasharinga, iyo ni indirimbo yabo nshyashya iri mu rurimi rw'Igiswahili ndetse n'icyongereza, harimo n'icyongereza gikenya. Mu by'ukuri urabona yuko bagarutse reka mvuge ngo bagarutse umuntu uza muri show ndetse bagarutse mu bintu bakunda. Kurabona ko bazanye imbaraga zidasanzwe nkuko muri ayo mafoto. Ayo ngayo ni amafoto azasohoka mu mashusho y'indirimbo yabo bazasohora vuba. Ahangaha rwose iraba yamaze kujya hanze, cyane ko bamaze kuba bashyira hanze integuza yuko iyi ndirimbo igiye kuba yasohoka. Ku bakurikira social media zabo, yaba kuri TikTok, yaba kuri Instagram, yaba kuri X, aho hose nuko iyi ndirimbo bamaze gutanga integuza yayo, ndetse na batangiye no kuba bayikorera challenge bagaragaza uburyo iyo ndirimbo izaba ibyinwamo ubwo izaba yasohotse. Ariko murabizi nyine iby'ama challenge irakorwa kugira ngo abantu batangire nyine bitegura igihangano runaka, batangire bayikorere challenge hirya no hino. Nubwo ku bahanzi muri no minsi ntabwo byoroshye kuba umuhanzi yasohora indirimbo ngo ihite ijya viral cyangwa se boostinga, kubera izindi nkuru nyinshi zaje urebye nyine zidafitiye akamaro abandi bantu, mbese badakunda ibintu tuvuge bya politike. Ko inkuru nyinshi ziri hanze n'izi ntambara, inkuru nyinshi ziri hanze n'ibindi, mbese ubona yuko umuhanzi asigaye asohora indirimbo nka ba Bruce Melody twatumenyereye, basigaye bajya kuzuza byagoranye, aho kugeza no mu minsi cyangwa mu byumweru bitatu baba batari buzuza ya views. So urumva ni ibintu bigoranye cyane. Abanzi bari gusohora indirimbo muri no minsi ntabwo bari gukunda kuba bavugwaho cyane, kubera izindi nkuru zagiye ziza, promotion yabyo biragoye cyane. Igisigaye rero ni ukuba twazaza tubabwira cyangwa se tukabamenyera nimba koko iri tsinda ryaba rikiri gukorana na Irene cyangwa se Murindahabi, nimba bakiri gukorana bakiri muri management yiwe, cyangwa se bari gukora ku giti cyabo, kubera ko bagiye babisabwa cyane kuba bakora ku giti cyabo, bakishyiraho management, indirimbo zabo zikanyura kuri channel yabo zikareka kunyura kuri channel ya Irene. Ubwo reka tutegereze, byose tuzagenda tubibamenyera mu minsi iri imbere, tuze tubabwire uburyo byifashe kuri aba bombi, ndetse tunaze tubabwira amakuru kuri iriya tsinda rishyashya, aho ryakomeje kuba ryagenda risakara rya Alicia na Germaine. Ni itsinda rishyashya ry'abana nabo ubona yuko bazi kuririmba, ubona yuko sibyo ko bavuze ko batari muri competition, ariko twebwe ku bantu tuba turi kureba ku bijyanye n'ibiri muri industry tuba tubifata nka competition, aho tufata yuko Dorcas na Vestina baramutse bavuye mu gakino, aba bana bahita bazamuka cyane bagatumbagira. So ibyo byose tuzagenda tubibarebera tubamenyene ko bemeze bite. So rero mugire umunsi mwiza, mukomeze kugubwa neza. Ayo niyo makuru nari mbafitiye muri uno mwanya ya entertainment.